urumva rero ko abantu bari bakomeye mu butegetsi bwo kwa Habyarimana bari basanzwe bafitanye umubano mwiza wa runari. Ubwo ngibyo rwose ntabwo ari byari ibintu bibi, ahubwo byari ibintu byiza, mbese bigamije kubanisha abanyarwanda neza. Umugambi wa mbere wari uwo kwica perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Elimination of Rwanda's president. Ntabwo byihishiye, biranditse. Banyarwanda, banyarwandakazi kandi inshuti zacu, inshuti za Bonheur TV, inshuti za Ipfundo TV, twongeye kugaruka mu biganiro byacu bisanzwe. Turagira ngo uyu munsi tubaganirire n'ubundi, turi kumwe n'abatumirwa bacu, turi kumwe na bwana DR.Eugène. DR.Eugène, ndabasuhuje, mukomere, muraho neza? Kagira Imana agira ubuntu Bonheur. Ya, turi kumwe kandi na Guillaume MURERE. Guillaume MURERE, mwongeye kwirirwa? Wewe neza Bonheur, mukomere cyane, turabasuhuje, dusuhuje n'abatwumva n'abadufasha ku buhanga bw'ibyuma. Yego, murakoze cyane. Ubwo rero turasuhuza abanyarwanda bose aho bari hose, ntabwo dutinda mu magambo, bazi neza ko tubakunda kandi turabashishikariza kugira ngo baza kureba ibiganiro badasanzwe babona ahandi kuri Bonheur TV, source de bonheur de la génération, na Ipfundo TV, ipfundo ry'ukuri nyine, ipfundo aho ruzingiye, aho ibibazo by'u Rwanda tuzabisanga uko byaje, uko byatangiye. Turaje rero tugira ngo mbere yuko tunatangira mpereze abatumirwa umwanya basuhuze abavandimwe bacu ndetse n'abakunzi banyu babakurikira cyane. Nabonye hari abantu benshi bagenda banyandikira babasuhuza, hari abambwira yuko Dr. mwabigishije, hari abandi bambwiraga ibya Murere, batura muntu nawe hari aho tumuzi hafi y'Ikigombe. Ubwo abo bakunzi rero barabakurikira kandi ndagira ngo mbaho umwanya mu basuhuze. Dr. mwabasuhuza? Yewe abantu bose ndabahobeye cyane, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari ku isi yose bakurikira Ipfundo TV na Bonheur TV, Bonheur de la génération. Ayo mahirwe y'iki gihe muzayazanire abato bose. Kera baririmbaga ngo abatoya ntibagahungabane, ntibagapfe, bizaba impamo. Ubwo rero tubazaniye amahoro n'urukundo, turabaramukije. Murakoze. Murakoze cyane rwose, urukundo turarukeneye kandi rurakenewe mu Banyarwanda. Bwana Guillaume MURERE, namwe umwanya n'uwanyu. Nanjye nari nabasuhuje, ariko Eugène azanye akantu keza cyane. Iriya nyirimbo bavuga ngo nyiratunga yaratumye umva zaza, rero mama ngo abatoya ntibagapfe umva zaza, ngo abatoya ntibagapfe, rero mama bararenga barashira umva zaza. Ubwo rero ko abatoya bongera gushira ntibikongere kubaho rwose, nicyo duharanira. Abatoya bagomba kubaho, abatoya ntibagapfe. Ubwo turabaha ikituzanye ni ukugira ngo tubahe ibyo tuzi, tubabwire uko byagenze, kugira ngo abatoya batazongera gupfa bazira ubusa, batazi n'icyo bazira. Murakoze cyane. Nibyo koko Bwana MURERE, abatoya ntibagapfe, bapfuye, amaraso yamenetse mu Rwanda arahagije rwose. Urubyiruko turagira ngo tubahamagarire gukurikira ibiganiro ndetse n'abantu bakuru kugira ngo tumenye amateka. Ubushize twavuze ibiganiro
tugira ibiganiro byinshi cyane, ariko mu byo twavuze mwagiye mutubwira uko Interahamwe zavutse, uko byagenze kugira ngo igihugu kingirirwe kugeza gifashwe, ndetse mutubwira n'amateka menshi cyane mwagiye mutunyuriramo. Ariko noneho uyu munsi turagira ngo mwongere mutuvire imuzi, mutubwire ku bintu bijyanye n'ubutasi, uko ubutasi bwari bwifashe, ibintu bijyanye n'Interahamwe mu mugambi wa NR nk'uko mubivuga twagiye tubibona. Ndagira ngo mbahe ijambo bwana dogiteri, mutangire mutubwire, mufate umwanya rwose mudusesengurire ko ibyo bintu abanyarwanda bafite inyota yo kumenya ukuri nuko ibintu byagenze. Ijambo ni iryanyu DR.Eugène. Ndagushimiye bwana Bonheur. Ntatinze rero ndagira ngo hari ibintu twavuze byinshi mu biganiro bishize twakoreye ku Ipfundo TV, abantu wenda batakundaga kureba kuko batari bayizi, ariko bose nongeye gushimira, nubwo mbona mu banyarwanda bidakorwa cyane, nongere nshimire Umutware TV watumye ibyo tuvuga byumvikana kandi bimenyekana rwose. Ntabwo kandi nibi tuvugira aha ndatekereza tuzanasubirayo tukabyuzuza. Ariko uyu munsi ku Ipfundo nawe Bonheur, icyo dukora turagira ngo twumve Interahamwe ni nk'ikibabi cy'igiti, urumva. Ndagira ngo rero twe abariza abantu we kwibandaho no gutindaho. Icyo twagombye gutindaho ni imizi y'ikibazo. Umuzi w'ikibazo rero ni uwuhe? Nabyo twigeze kubivuga. Twigeze kuvuga ko umuzi w'ikibazo ari uko kuva muri 52 kugera muri 62 abanyarwanda bari batuye u Rwanda, abari ku butegetsi, abari bo ingoma ya cyami Nyiginya ifatanyije n'abega, kuko bamwe batangaga abami, abandi bagatanga abamikazi. Na n'ubu nibo bari gutegeka. Muri 57 manifeste y'abahutu imaze gutangazwa, habayeho ikintu cyo gushiraho kwiga le problème rwandais mu nama nkuru y'igihugu. Yaririmo abagabo benshi, ndetse barimo umwe twigeze kuvuga witwa Kayihura na Bamungarurire n'abandi. Abo bagabo banze na gato, bavuze ko nta kibazo gihari mu banyarwanda. Noneho manifeste ipfa ityo, ku buryo nubwo muri 59 abahutu bavuga ko ngo bakoze revolution, mu by'ukuri revolution yakozwe ntabwo yari yo kwirukana umwami, ibyo nabyo twarabivuze. Yari iyo gusaba uburinganire mu banyarwanda no gusaba ituze, no kugira ngo niba wabibye mu murima wawe ushobore gusarura. Intuza umurima wawe uwuhinge uko ushaka, kandi uwuhingemo n'ibyo ushaka, uba ari uwawe. Ibyo rero biza kunanirana. Noneho umwami wari wasigaye mu Rwanda, ubutegetsi bwabona abahutu bamaze kubujegajeza, batangiye no kumwaka amatora, we le 30 kuri 30 z'ukwa gatandatu muri 61 muri 60 pardon, yagiye Kinshasa agiye gushaka ko Lumumba yamufasha kuza kwirukana ababirigi bari harimo bashaka gufasha nyine abo bahutu. Ikibazo uko Musenyeri Perodin yabivuze, abandi yabikoze, abandi bazabivuga batari nge, ndihuta cyane kugira ngo twe gutinda. Noneho ibyo twarabisobanuye mu biganiro twakoze. Umwami aza kugira ibyago, niko navuga, kuko Lumumba yaragiye kureba, yahise aja mu maboko n'ababirigi, nyuma baza kumuvanaho ikitaraganya. Uwari umwami wari wagiye kumureba ntiyamubona, nawe kubera ko ababirigi rero bamuherekeje kandi bamaze kumenya nabo umugambi afite, bamusigaho.
noneho amatora arakomeza. Uko byagenze ibyo nabyo twarabisobanuye. U Rwanda rugera kuri independence, ntabwo njya mu bintu byinshi, ariko abari baranze kuba bategekwa n'abahutu baravuga bati ibi ntabwo tubyemeye, baragenda barahunga. Ariko bagenda bavuga bati, bakubita agatoki kandi bati tuzagaruka. Nibwo ibitero by'ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi, aribo biyise inyenzi, baza kugaruka gutera. Ibyo nabyo tuzabigeraho, ubwo ndi guca mu ncamake uko tuzabaganira. Noneho muri 1965 ibitero byabo, kuko bakomeje kujya batera u Rwanda, baravuga bati reka, ubwo ni muri 1963 1964 nibwo babonye ko gutera u Rwanda bitaremera. Icyo gihe nta ngufu bari bakagize. None baravuga bati runari yacu izagaruka yitwa ubundi buryo, twereka tugende dukomeze twiorganize, abana bacu bazagaruka. Ibyo yabigira intego. Abahutu basigaye mu Rwanda ibyo barabyibagirwa, ntibamenya ko bamaze kuvana ku ngoma abantu bayikunda, bashobora no kwipfira, kandi ariyo batekereza umunsi nijoro. Ibyo Guillaume arandusha kubisobanura. Bamaze kujya noneho rero murabizi ko natwe twabaye impunzi, tumaze imyaka 30 turi impunzi, tuzi uko bigenda. L'ONU ibafata en charge. Ni bamwe mu mpunzi za mbere z'Abanyafurika zashoboye kuba abana ba l'ONU pe. Nuko nguko muri uyu munsi, ubwo nkoze vraiment yarakursi, ariko abandi bashobora kuzanyuza cyangwa bakanyomoza. Muri za organisme des Nations Unies usangamo abantu benshi bahunze cyangwa abana babo muri za 59. Noneho rero ubwo muri 1965 bavuti dushira agapira hasi. Abo bari basize mu Rwanda bitwa Abatutsi babana neza n'Abahutu, ndetse ku buryo n'abari mu yandi mashyaka za raderi na za prosoma bazivuyemo bose binjira parme Hutu, kandi ari Abatutsi. Abahutu n'Abatutsi basigaye mu Rwanda mu by'ukuri babana neza pe, barashyingirana biratinda. Abatashye ariko bashaka gufata ubutegetsi bati ntabwo ibyo bintu twebwe dushobora kubyemera. Ubwo ndasimbutse cyane, ndagusaba ko noneho washiraho za slide kugira ngo dutangire twige. Ntabwo ndamara iminota 15 nzibabwira, ahasigaye dutangire tuganire na Murere. Ariko ni munyemerera ndamanza nababaza akabazo mbere yuko munatangira. Ndumva twahageze. Mbere yuko mumanza kutunyurira mu ncamake, hari mu byo twavuze, ariko hari ibintu muvuze, muravuga muti revolution ntabwo yari igamije ikibi. Kandi mu by'ukuri umuntu ashaka kubaza ati ni ukubera iki habaye revolution hanyuma igice cy'Abanyarwanda kimwe kigahunga? Igisubizo rero igice cy'igisubizo mwari mugitanze muvuga muti hari abantu, donc revolution imaze gukorwa Abatutsi ntibashatse gutegekwa n'Abahutu. Icyo ni igice, ni kimwe mu gisubizo nari mbonye. Ariko noneho nkongera nkibaza nkavuga nti koko mu by'ukuri bahunze kubera ko batashatse gutegekwa n'Abahutu, cyangwa se ikindi kibazo kivuka nuko bavuga jenoside y'59. Ese koko iyo jenoside y'59 yabayeho? Ese muri parme Hutu koko hari harimo Abatutsi? Nagira ngo ibyo bintu mumanze mubishireho urumuri, hanyuma tubone ukuntu dukomeza. Bwana Eugène. Nifuza ko aho gaho Murere yamfasha, kuko idumba yabisubiza neza kundusha. Donc murabaje mutise muri parme Hutu harimo Abatutsi? Yego. D'abord ugomba kumenya ko parme Hutu
babazaga Kayibanda batese Hutu ni iki, notama Perode na Musegeri bigira umwami baravugaga ntago bemeraga iryo zina rya Parme Hutu, bavuga bati ni izina rigamije ivangura, ni izina rigamije guteranya abanyarwanda, byateranya abanyarwanda. Kayibanda bakabasubiza avuga ati Hutu ni rubanda rugufi, uwemera iyo koze ya rubanda rugufi ubwo nawe ni umuhutu, nawe naze dufatanye urugamba. Nuko nguko abantu bamwe bari bazwi nk'abatutsi, umuntu yavuga ba Rwasibo, umuntu yavuga ba Makuza. Makuza abantu hariho controverse, bamwe bavuga ngo yari umuhutu abandi yari umututsi, ariko yagiye ahinduranya amoko bitewe n'igihe, ariko abo ngabo baza muri Parme Hutu. Noneho bafatanya na ba Kayibanda, hari n'abariya barideri abo muri raderi Rassemblement Démocratique Républicain, Rassemblement Démocratique Républicain bafatanyije mbese na Parme Hutu mu kurwanya, mu guhangana na Runari. Uretse ko abarideri babo baje kwitwa Bwanakweli na Dazaro baje kwitwa muri 1963, kugeza ubu ngubu urupfu rwabo kuko bo ntibari inyenzi, bo ntibari babandi bahunze, ahubwo bari abantu bari barafashitanyije na Parme Hutu guhirika ubwami. Ubwo wenda nabyo hari ibintu byagiye biba mu Rwanda ukabona ntibisobanutse, aho ngaho hari ihurizo. Ariko nibyo koko muri Parme Hutu harimo n'abatutsi. Erega mu mashyaka yose, mu bintu byose byagiye biba, nta bintu abahutu bakoze ari bonyine, nta n'ibyo abatutsi bakoze ari bonyine. Ni nk'uko muri FPR naho harimo abahutu, muri Runari naho harimo abahutu. Perezida wa Runari Rukeba yari umuhutu, uyu yarazwi nk'umuhutu. Donc nibyo harimo abahutu n'abatutsi. Ibyo bavuga rero ngo jenoside ya 1959 ngiye mbona ari ni propagande, ni propagande igamije FPR yazanye, igamije nyine gushimangira ingoma yayo, ikumvisha abazungu ko abahutu ari abagome, aribo ba genocide. Ngira ngo ziko bavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi, kandi ikaba yarakozwe nibura na bamwe mu bahutu. Nibyo niyo disikuru ya FPR, ariko bayibwira amahanga. Ariko ubu ngubu abanyarwanda twamaze gusobanukirwa, nibyo koko harimo abahutu bagiye kwica abatutsi, ariko muri rusange jenoside yateguwe na FPR, itegurirwa mu Bugande, igeze mu Rwanda ishyira mu bikorwa, yica abahutu n'abatutsi twabaga mu Rwanda, idukorera bya mfurambi, badukorera bya mfurambi. Nuko rero ni jenoside y'abanyarwanda. Iyo bavuze ngo muri 59 ni bya bindi mu Gifaransa bita étirer la sauce, uko nibyo koko habaye ubwicanyi, ariko la grande majorité y'abatutsi bagumye mu Rwanda, nkuko Eugène yari amaze kubivuga, kuri Repubulika zombi, ari ku ngoma ya Kayibanda ari no ku ngoma ya Habyarimana. Abahutu n'abatutsi bavuka neza, babana neza, barashyingirana, barakorana, baracuruzanya. Urumva rero ni kuvuga ngo jenoside yo muri 1959 ni ugukabya, ni propagande igamije propagande igamije gushimangira ideoloji ya FPR, kuko buriya butegetsi bwa FPR bushingiye kuri kuvuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Bityo amahanga akabagirira impuhwe, akumva ko ari abantu birwanyeho bagakira iyo jenoside, noneho bakabatera inkunga zose. Ariko icyo kinyuma kiragenda gikubitirwa ahakubuye, kiragenda gicika. Ngira ngo muzi ko
abongereza n'abanyamerika bavuze bati twebwe ntabwo twemera iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi kuko ntabwo ari bo bonyine bishwe muri kirya gihe. Urumva rero ko icyo kinyoma turimo turakivanaho. Ndumva nsubije icyo ngicyo, kuvuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi muri 1959 ni propagande, nibyo koko hari abatutsi bapfuye, hari n'abahutu bapfuye, nabyo ntitukajya tubyibagirwa, abitwa ba Mukuye Polepole, Seduraka, bariya ba Kayuku, abo bose bishwe n'ingabo z'umwami. Urumva, ntabwo rero wavuga ngo ni jenoside yakorewe ngo jenoside ngo muri 1959 habaye jenoside. Nge nicyo nabivugaho. Murakoze cyane Bwana Murere. Ubwo niba numvise neza kubadukurikiye, donc twumvise ko ikigaragara nuko revolution 1959 icyo yashakaga kwari gukuraho akarengane, bitari ukuvuga ngo ni ukwirukana umwami. Ikindi nuko abantu bahunze koko bose batahunze kubera ko bari bafite ibibazo byo kuba bagirirwa nabi, ahubwo uko mubivuga bahunze kubera ko batashaka gutegekwa n'abatutsi n'abahutu. Ubwo ku ikindi kibazo nayimbajije kwari ukumenya niba parmehutu yari arimo abahutu, turabyumvise ko bari barimo. Ubwo rero Bwana Dr. Eugène twabasubiza ijambo mugakomeza. Ubwo rero aho byari bigeze nuko impunzi zirahunze, abari mu Rwanda nabo bamwe bamaze kudamarara, bagiwe akarengane kariho mbere bigobotoye, bibagirwa, twese tumaze kwibagirwa ingoma ya cyami cyari cyo, noneho na gihake na gikolonize, noneho biza kugera aho abana bahunze bamaze gukura, bamaze kugira imyanya igaragara muri za organisation internationale, ndetse noneho cyane cyane i Bugande haba akarusho. Abasore b'Abanyarwanda baza gufatanya na Museveni Kaguta inzira ndende ye yamunyujije mu matora akorera Obote, kuko buriya Museveni yamaje yakora muri presidansi ya Repubulika i Bugande, aza kwiyamamaza kuba perezida w'u Bugande, aratsindwa, atsinzwe ajya akora maki, akoze maki nibwo yashoboye gutarura gushaka ingabo mu mpunzi z'Abanyarwanda. Nguko uko Rwigema yageze yabonanye na Museveni. Ibyo nabyo igihe bizaba ngombwa tuzabigarukaho. Noneho Rwigema akaba yari inshuti ya Kagame. Rwigema azana Kagame nawe mu ngabo za Museveni. Hari abasore rero bajya kugera kuri 30 batangiriye ahantu hitwa muri Triangle ya Ruwero. Abanyarwanda bamaze kwinjira muri izo ngabo za Museveni, nta kindi kintu bakoreye. Baravuze bati turagufasha, ariko igihembo cyacu nuko tuzisubiza natwe ubutegetsi iyo badata batuka. Ibyo barabisinya, bagomba kuba barabisinyana. Ibyo twashoboye kugeraho n'ibyo twashoboye kubona ni ibyo mubona imbere yanyu. Aha ngaha naho bari batangiye gushira mu bikorwa wa mugambi wabo. Ubwo rero murumva ko nsimbutse ibintu byinshi, ntabwo ndaguma mu byo nsimbutse, ndaza mu byo tugezemo. Ubwo tugeze muri 1986 nibwo NRA ifashe ubutegetsi i Kampala, ibwatse abajenero nabo bari babwatse Obote. Ubwo icyo gihe Idi Amin murumva ko Obote yamanje yamwirukana. Ubwo rero tugeze aha ngaha mubona turi muri 86. Bwana Dr. Eugène, mukomereza aho ngaho, muratwereka, muratubwira, mukatubwira document turi kureba imbere, kuko nibyo yanditseho confidential meets. Ubwo uwo mutwe nawo murawudusobanurira kugira ngo tugende twumva neza icyo iyi document ishaka kutwereka.
rwose cyane. Ndashaka kuvuga rero ko aba nuwayo ntabwo ari benshi, nimugire ngo ni bose, ariko abari ku bushorishori bw'ingabo za Uganda, Guillaume niwe wabiboneye igisobanuro cyiza. Burya Kampala yafashwe na Rwigema. Ni ukuvuga rero ko Rwigema yabaye umusirikari w'imena i Bugande. Iyo umusirikari abaye umusirikari w'intwari w'imena agafata ubutegetsi, donc ingabo ze zigatsinda, umutegetsi ugiyeho abamugomba iki? Inyiturano, icyubahiro. Ariko kubera ko donc nuko gukora Rwigema burya ari ingabo za Uganda ziramwubaha cyane, ari n'ingabo za FPR yazanye ku munsi wa mbere zirangaje imbere zije gutera u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 10/19, nazo nuko uzumva ko bamuvuga ubutwari. Ubutwari bwa Rwigema rero nta handi buri, nuko koko yatangiye urugamba rwa muri triangle ya Ruwero, akaza akarugeza i Kampala atsinze. Nuko nguko umucuti we Kagame yabaye umuntu ukomeye mu butasi bw'i Bugande, akaba ari nawe wamukurikiraga navuga n'abayingana, kuko n'abayingana nawe yarakomeye, ariko Kagame yari mu bantu b'imbere. Izi mpapuro eshatu mubona confidential meet, kandi hagati harimo icyapa cyanditseho ngo NRA files, nizo Bwana Noheli Ndanyuzwe yakunze kuvuga mu gitabo cye, ariko abantu bakabona ari ibintu byanditse badashaka, batumva neza ibyari byo nuko bisa. Ngibi rero izi confidential meet ni amanama y'igenamigambi, icyo nakwita planification, dore ko abazungu ngo barusha babuze planification. Planification ngiye hano kuva bakigera i Kampala muri 86 kugera muri 89 bakoze amafishi, wenda ntabwo namenye umubare, ayo nge nashoboye kugeraho no kubona naya ngaya ndi kubereka, cyangwa se nzanabereka igihe nikigera. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ko umugambi wa NRA, kuko ntabwo navuga ngo ni umugambi w'inkotanyi, oya, uyu mugambi ni wa NRA. NRA yaje guhinduka RRPA. NRA ni National Resistance Army y'Ubugande, naho RPA ni Rwanda's Patriotic Army. Donc ni ukuvuga iki? NRA yabyaye RPA yihisha muri FPR. Ariko ubundi mu by'ukuri umugambi n'aba bose mubona bari guteka i Kigali, abo ba Kagame, ni NRA. Urumva? NRA rero ngewe umugambi wayo nita mubisha nawucamo ibice bitatu. Ku rupapuro rwa mbere rw'ibumoso muri confidential meet, umugambi wa mbere wari uwo kwica perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Elimination of Rwanda's president. Ntabwo byihishiye, biranditse. Abazashaka, hari na komite yagombaga kumwica, irimo Lieutenant Colonel Drago, irimo Karake, irimo Joachim Rwigema, irimo umukoloneli witwa Rukundo, kandi uwo mugambi wose ukaba wari wemejwe n'umutware wabo witwaga Kaguta Museveni. Umugambi wa kabiri wagomba gukurikirwa n'umugambi wo kwikiza abo bise abanzi b'akarere, kurimbura abantu bakoresheje ibishoboka byose, ubwenge bwose,
arabwenge. Ndetse muri uko kwica abantu umugore w'umwongerezakazi witwa Linda Cherkell arababwira ati mujye mwica ariko mwice neza mutazadutereza amahanga kugira ngo batamenya ngo batazavuga ngo nitwe twabatumye gukora ayo mahano. Umugambi nakwita wa gatatu wari uwo gufata no kokwipa Kongo. Ni rwo rupapuro rwa gatatu mubona iburyo aho bavuga Zaire pass on. Aho hose abanyiri umugambi barahari baranditse. Ja kuri yo yese bya. Uwo mugambi ugizwe n'ibyo bice bitatu maze kubabwira. Uturuka Iruwero ukazagenda ukagarikira Kinshasa wishingikirije ibintu bibiri. Ikinyoma no kubeshya no guhutaza abaturage, la violence, kwica ambabazi no gutera ubwoba kugira ngo bashobore kugera ku butegetsi bashakaga. Murabona hano hariho amatariki kuva muri 1981 kugera muri 1986 bari barwana mu Bugande, kuva muri 1986 kugera muri 1989 barimo bashira uriya mugambi bakoresheje ibyo leta ya Uganda ibahereza. Noneho kuva muri 1990 kugera muri 1994 ibyo noneho bonere ndumva ugeze ahantu uzi ubwo ugeze mu Rwanda. FPR maze kuva i Bugande, NRA ivuye i Bugande igeze i Rwanda. Kuva muri 1994 kugera muri 1996 NRA itegura uko izarangiza abanyarwanda abanyekongo. Noneho kuva rero muri 1996 kugeza uyu munsi murabizi ko NRA ikiri muri Kongo. Dushobora kwavansa. Ubwo rero ahangaha nagira ngo nyine tuvuge kuri ya migambi mu by'ukuri nshatse nanarekeraho kuvuga umugambi wo kwica Habyarimana niwo wari principal. Uwo mugambi rero wari ukuriwe n'abantu nigeze kuvuga, ariko donc harimo uriya Lieutenant Colonel Drago, Karake, Ruzingiye, Rukundo, kandi bagakora ku buryo ibyo bintu bazabikora abanyarwanda ntihagire umuntu bimenya. Ya kabiri suivant, kugira ngo ibyo ngibyo babigereho baravugaga bati reka tujye mu nzu yo kwa Habyarimana tugiremwo abantu, intelligence into Rwanda's state house. Ntabwo niho mvuga rero noneho bwa butasi Kagame avuga ati ubutasi hari icyo mbuziho. Bakoze ku buryo haba komite yari ikuriwe na n'umuriyeto Colonel witwa Kiza na Majoro Ruyombo, Kapitene Mwensinge, bari barize mu Bwongereza ibyerekeranye na intelligence. Urumva muri college ya donc aha hose biranditse, donc muri college ya Londres, aha muri college britannique ya ireba ubutasi. Ndetse bakongeraho bati muri iyi komite ntihagire umunyarwanda cyangwa se uwabusa nabo nyine ubwo niba Kagame barimo babivuga wabamo, kugira ngo hatazagira udukeka ngo w'abandi hari umuperezida w'abandi dushaka kwica. Ako kazi bagahabari abagande tumaze kuvuga. Nibyo ravuze ko umudamu w'umwongerezakazi witwa Linda Cherkell yavugaga ati mukore ku buryo ibyo bintu muzabikora ntihazagire uvuga ngo twahutaje uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se ngo twahutaje demokarasi yo mu gihugu kiniki. Muzabikore neza ntihazagire undi.
abashaka ibimenyetso n'abavuga ngo wenda ngo ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa se ngo bwarangaye, icyo nshaka kuvuga ni uko Kagame amaze kugera ku butasi, mu butasi bwa Uganda, yakoranye n'ubutasi bw'ibihugu byose bikikije u Rwanda, ndetse n'ubutasi bwo mu Rwanda bwinjiramo ku buryo buhagije. Ni ahangaha bavuga bati intelligence into Rwanda's state house. Nta nubwo bihishira, nta nubwo baravuga bati kugera mu nzu kwa Habyarimana tugomba kuba twicayemo, ibiberamo tubizi. Dore se Boneri, harya ahangaha wakwirwa ucana itara kugira ngo urebe? Aha nta n'umwijima uhari, hari umucyo. Kuko iyo urebye ukuntu kaje guhakwa yagiye, ukareba ukuntu Bizimungu yagiye naho bari bavuye, uhita wumva koko mu nzu, nakwita mu nzu kwa Habyarimana harimo abatasi, kuko iyo nzu kaje guhakwa yagendagamo. Ikindi nakubwira nuko muri iyi presentation ndifuza kuvuga ngo turajya umuntu yavuga amazina y'abantu banditsemo gusa, kubera yuko mu by'ukuri iyo ubyitegereje neza koko, ukareba ukuntu FPR yateye, ukareba ukuntu kaje guhakwa yagiye, uravuga uti ubutasi bwa Paul Kagame nubwo mu rwego rwo hejuru. Uko hari umuntu w'umunyamategeko witwa, ntekereza harya yitwa nde wa munyamategeko muri Leta Zunze Kambanda, Charles Kambanda. Kambanda yaravuze ati Kagame afite doktora mu bintu byerekeranye n'ubutasi. Abajya bavuga rero ngo ntiyize cyangwa ntiyagire gute, ibyo birabareba. Nibyo koko ubutasi hari icyo abuziho kandi yarabukoresheje ku buryo buhagije, ku buryo muri ntuza i Burundi yari afite ubutasi bukomeye. Abo babihozagara bari bariyo, ariko ndaza ndahagaruka nyuma. Muri Kongo hari umugabo witwa Bisengimana, bakoranaga bya hafi, kandi Bisengimana muri Kongo asa naho ari we wanomaga abaministre, yitwa Bisengimana Rwema. Nyuma muri Tanzania turaza kubibona nyuma, avansa noneho no muri mu Rwanda nyine nabivuze ko naho burya yarahafite abatasi, nabyo turaza kubigarukaho. Noneho mu Buganda niwe wabutegekaga, uretse ko yari chef du personnel, ariko mu by'ukuri ni nk'uko Rwigema yari vice ministre wa defense, ariko ari mu by'ukuri nk'uko nababwiye niwe wari ukomeye, niwe wari wafashe Kampala. Ongera wigira imbere ku ya nyuma, ahari nyuma tugarukira aho ngaho. Sava, reka tugarukire kuri iyi ngiyi kugira ngo noye kwizimba mu magambo nyine. Nk'uko mubibona rero, genocide bavuga nabyo tuzagera aho tubizeho, tubibereke nabyo barabiteganyije, ku buryo izo nterahamwe, izo mpuzamugambi, abo bajene, izo nkuba, abo bakombozi, ibikozwe byose se mu Rwanda, abicanye mu Rwanda, yewe sinshidikanya wenda no mu gisirikari aho bamwe bakoreraga bashobora kuba barakoranaga n'inkotanyi. Ibyo ni ibintu bibaho. Ikikozwe cyose kibi cyitirirwaga leta ya Habyarimana, kandi bo nibyo bari barateguye, nuko nguko babishakaga. Nta kindi rero nakongeraho. Ndakeka muri n'abasezeranyije ko mvuga iminota 15. Ibi bimenyetso birahagije. Abirwa bahakana ko FPR cyangwa se Ndera atariho bateguye kwica Habyarimana cyangwa se guhanura indege, nuko kugeza ubu ngubu ibi bimenyetso bitari byarigeze bihabwa agaciro cyangwa se ngo bigaragare.
abanizera rero ko mwebwe abajene ngo Nyiratunga yaratumye ngo abatoya ntibagapfe, ndavuga ngo ibi ngibi ntibizongere kubaho kugira ngo intambara mu Rwanda zihoshe, kuko ibi by'ubwenge no guhisha ibimenyetso bigomba kuvaho, abantu bose bakabimenya, abarengana bakarengana ariko bazi ko ibyabarenganuye n'ibimenyetso byagombye kubarenganura bihari. Abagomba kwiregura bakiregura barahari nabo. Murakoze. Murakoze cyane bwana Dr. Eugène. Ariko mukifite nako wenda kugira ngo ngire akantu mbabaza kuri iyi fishe iri imbere yacu, handitseho ngo umugambi wo kuhitana cyangwa se wo kwica Habyarimana. Ndabona ifoto ihari, ndabona umuntu usa na Rwigema sinzi, ariko harimo n'umuzungu, hakabamo na Kagame. Ni abo ngabo? Eugène uri kuri mute. Uriya ntabwo nzi niba ari Kagame. Umuzungu ndabona ari amadarapo, ubyashobora kuba ari mu Budage cyangwa mu Bubiligi, kuko ndabonamo du rouge du noir. Ibyo byose biragaragara ko Rwigema yakiriwe n'undi muntu w'umusirikari ukomeye, ushobora kuba ari Umudage cyangwa Umubiligi. Hari abantu bashobora kuzatubwira neza ahangaha ahari. Okay. Ariko Kagame we agomba kuba bizi, nabari abantu arabazi. Ndabona umuntu wicaye iburyo, ashobora kuba nari we simbizi neza, ariko ubwo wamugane ababizi bashobora kuzatubwira. Noneho rero ubwo tugarutse ku mugambi wo guhitana Habyarimana, ibi bintu mubihamya mute bwana Eugène? Ubwo ari wowe ari na Guillaume wabasha kugira ikintu adusobanuriraho, kuko ibi bintu byo kuvuga ngo uyu mugambi byanditswe mu mpapuro nibyo, kandi ni ibintu byandikishijwe n'intoki. Ntabwo rero kugira ngo umuntu amenye gihamya uwabyanditse niba ari ukuri. Ibi bintu mubidusobanurira mute koko uyu mugambi, mu gihe Kigali yo yivugira ko indege yarashwe n'abahezanguni, mwe muvuga ko uyu mugambi watangiwe na FPR mute? Ariko se bone, uretse kwigiza nkana, ndabizi ko abanyamakuru mubaza ibibazo muzi ibisubizo. Ahangaha nta zina ry'umurenge cyangwa se ry'ahantu handitseho abantu batabaho. Amazina y'abantu bose banditse kuri izi mpapuro babaho. Kashe iri kuri izi mpapuro bita NR files nayo igomba kuba izwi cyangwa se ishatswe yaboneka. Ntabwo rero njyewe ndi umwanketeur, nagize amahirwe mbona ibi bintu tubiguyeho nk'abashakashatsi. Abandi ubyemera yabyemera, ubihakana akabihakana. Ibyo ngibyo biramureba. Njyewe icyo mbona nuko ibi bintu ari ukuri kwambaye ubusa kandi bikwiye kwizerwa. Wenda kuri icyo kibazo nakunganira. Yego. Njyewe mvuga ko abategetsi cyangwa se natwe abaturage twakuriye muri ziriya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, twabaye intamenya, ntabwo twatekereje ku mateka yacu. Mu mateka ahari mvuga ko hari culture ebyiri, ariko wenda ndatangira kuri culture y'ibwami kugira ngo nsubize icyo kibazo. Nuko ibwami muri culture yabo ingoma n'iryo juru. Ni ukuvuga ko ibyo wakora byose ubikorera ingoma biba ari byiza. Wakwica, waroga, washahura, wabeshya, byose wasahura, byose igihe ubikorere ingoma ni byiza.
n'umwami yabaga yarateguwe yimaga azi ko azapfira ingoma nibiramuka bibaye ngombwa. Icyo cyatumaga umwami wamaraga gusaza, iyo bavuga ngo yameze imvi, mbese babona atagishoboye gutegeka, baragendaga bakamufata bakamuniga bakamunywesha amata. Noneho urumva ko niba umwami yari yaremeye gupfira ingoma bibaye ngombwa, urumva ko nawe atatinyaga kwicwa uwo ari we wese mu nyungu z'ingoma. Ni uko nguko Rwabugiri yishe nyina. Icya kabiri muri filozofi y'ibwami ni uko bavuga ngo umwami ntagira inshuti, agira abatoni n'abanzi. Ni ukuvuga ngo uraba umugaragu w'umwami cyangwa umwami arakwica. Icya gatatu ni ibyo bavuga ngo inkuru mbi ntitwatsinzwe. Ni ukuvuga ko bagomba gutsinda bakoresheje uburyo bwose bushoboka, nta rutangira, gutsemba imbaga y'abantu ntacyo byari bibabwiye kugira ngo ingoma isugire. Ubwo rero iyo umaze kumva iyo filozofi y'ibwami, ari nayo filozofi y'abarunari, bagiye bavuga bati byange bikunde iyi ngoma bitaga iy'abahutu tuzarimba tuyirimbuye. Kuyirimbura rero ntabwo wayirimbura utarimbuye umutegetsi wayo. Naho ngaho mvuga ko ibyo kuvuga ngo kwica Habyarimana ni nka konsekanse y'iyo filozofi y'iyo mitekerereze y'ibwami, ari nayo mitekerereze y'abarunari. Bon, ubwo ngubwo wenda umuntu yakomeza ajya kuri biriya bya intelligence into Rwanda's state house. Bon, sinzi niba wenda twakomereza aho ngaho. Ya mwakomeza rwose nta kibazo. Bon, kuba rero barashoboye kwinjira ubutegetsi bwa Habyarimana, njye mvuga ko byari ibintu byoroshye cyane. Kubera iki? Kubera ko ari Habyarimana, ari n'ibyegera bye birimo Colonel Sagatwa wari secrétaire particulier we, n'umudamu we Agata Kanziga, na muramu we Protase Zigiranyirazo. Abo bose bari bafitanye umubano wihariye n'abarunari. Iyo duhereye ku muryango wa Gatana Protase Zigiranyirazo, ni abana ba Magera akaba yari igisonga cy'umutware witwaga Kamangu. Magera akaba ari umugabo wari ukomeye mu karere. Muri iyo myaka ya 50 yari afite imodoka, urumva ko yari umuntu ukomeye. Noneho kandi ari igisonga nyine cya Kamangu, sushefu wahitwa mu Birembo. Noneho muri 59 ngo haje abantu baturutse hepfo muri za Giciye mu Kingogo baje gutwikira Kamangu. Noneho Magera wari ukomeye akoranya ingabo zijya kurwana kuri Kamangu. Noneho ngo ba bantu baturutse iyo hepfo babonye badashobora gutwikira Kamangu arinzwe n'ingabo za Magera, ngo bajya hagati, bohereza umuntu ku gasozi kari hagati yo kwa Magera no kwa Kamangu. Nuko ngo umuntu avuza karuru ati mutabare kwa Magera harahiye. Za ngabo za Magera zigaruka zije gutabara kwa Magera. Zihageze zisanga nta kibazo gihari, zisubira gutabara Kamangu. Zigeze kwa Kamangu zisanga noneho bamutwikiye ariko batamwishe. Noneho baramuproteja, mbese baramurinda. Aragenda agera ku Nyundo, agera ku Gisenyi, arangije arambuka ajya muri Kongo. Ibyo ni ibintu tubwirwa n'abantu, tradition orale.
yo mu Bushiru. Icyo mvanamo rero muri ibyo ngibyo ni uko Magera na Kamangu bari abanywanyi. Urumva kugira ngo umuntu afate ingabo ajye kurwana ku wundi nuko bari abanywanyi. Ni ukuvuga ko abana ba Magera n'aba Kamangu bari abavandimwe, kandi nk'uko nabisobanuye ubwo buvandimwe bw'abantu babanye mu gihe cy'ubwana ni ubuvandimwe buba bukomeye ndetse bukomeza ubuzima bwose. Ubwo turangije relation ya Magera, kandi na Magera nawe ubwe ngo yari umurunari ukomeye muri iyo myaka. Noneho aza guhindura abo amaze kubona ko Parmehutu izatsinda nko muri za 61 na 2, aza guhindura nawe aza muri Parmehutu, ariko ari origine yari umurunari. Banyarwandakazi, ikiganiro cyacu igice cya mbere tuba tugisubikiye ahangaha kuri kino kiganiro. Ubwo bidatinze igice cya kabiri nacyo kizabageraho, ndetse n'igice cya gatatu kuri iki gice turimo kuganiraho kijyanye n'imyitwarire y'ubutegetsi, ndetse n'uko ubutegetsi bwabashije kwinjirwa kugeza bufashwe. Mukomere rero, mugire ibihe byiza, kandi tubifurije gukomeza kwiyandikisha no gukanda like ndetse